Did you wait too long? Tell him that you love him but he's already gone, darling. Umuhanzi wo muri Uganda Bebe Cool yashyize hanze ubutumwa bushinja Mutesi Jolly wabaye Miss Rwanda 2016 kumwambura amafaranga biciye mu buriganya, nubwo uyu mukobwa yahise ahakana ayo makuru avuga ko hari umuntu wamwitiriye kuri internet. Mu butumwa bwinshi yanyujije ku rubuga rwa X, Bebe Cool yavuze ko Jolly Mutesi uba mu Bwongereza yamushutse amwizeza ubufasha mu rugendo rw'umupira w'amaguru rw'umuhungu we, ndetse ko yamwambuye amafaranga yitwaje izina ry'u Rwanda n'ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza. Yagize ati uyu mugore witwa Jolly Mutesi atuye mu Bwongereza kandi akunze gukurikirana imikino ya Arsenal. Umwaka ushize yanyambuye amafaranga yitwaje izina ry'u Rwanda na Arsenal Football Club, none ubu ari mu kindi gikorwa gikomeye cyane. Bebe Cool yavuze ko afite ibimenyetso byinshi cyane bishobora kugaragaza uruhare rwa Jolly Mutesi muri ibyo bikorwa, ndetse ko azi n'abandi bantu benshi bavuga ko bahuye n'ubwo buriganya bukomeye cyane. Yakomeje avuga ko hari umuntu uri muri Uganda ukoreshwa mu kwakira amafaranga, ndetse ko yizeye ko ukuri kuza kujya ahagaragara. Yagize ati mfite amakuru menshi kurusha uko ubitekereza ku bikorwa byawe n'inshuti yawe. Ikibabaje ni uko nzi n'abandi bantu mwakoze ibi. Ikintu cyamfashije kukumenya ni uko wahuye imbonankubone n'umwe mu bahohotewe. Murumva yuko ibintu byakaze byafashe indi ntera, kuko Bebe Cool afite amakuru afatika n'ibimenyetso bikomeye cyane byo kuri Jolly Mutesi. Yongeyeho ko impamvu yahisemo kuvuga ibyabaye ari ukugira ngo arengere isura y'u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo. Mu bundi butumwa, Bebe Cool yasangije abakoresha X nimero ya telefone avuga ko ifitanye isano na Jolly Mutesi. Anatangaza ko yari agiye gutangira gushyira hanze amashusho y'ibiganiro screenshots by'ibimenyetso avuga ko afite. Uyu mugabo yaracukumbuye kabisa, afite ibimenyetso, amafoto, ama screenshot. Urumva ko ibintu by'ibihamya, ama evidence factor arahari. Jolly Mutesi yahakanye ibyo ashinjwa. Nyuma y'ubu butumwa bwa Bebe Cool, Jolly Mutesi yahise ashyira hanze itangazo avuga ko hari umuntu wamwiyitiriye akoresha konti mpimbano agamije kwambura abantu amafaranga. Yagize ati namenye ko hari umuntu wafunguye konti mpimbano akitirira izina ryanjye rya akansasira Jolly. Mbabajwe nuko bamwe mu bantu banjye baguye muri uwo mutego. Ndabasaba kwitondera ubutumwa buturuka kuri konti zitagenzuwe. Mu gusubiza Bebe Cool by'umwihariko, Jolly Mutesi yamusabye kujya abanza gukora igenzura mbere yo gushinja abantu mu ruhame. Yagize ati wiriwe Bebe Cool, mbanje kukwihanganisha ko wahuye n'uburiganya bw'umuntu wanyitiriye, ariko ubutaha ujye ubanza gukoresha ubushishozi no kugenzura amakuru mbere yo gushinja abantu mu mazina yabo. Nk'umuntu uzwi mu ruhame, public figures, wari ukwiye kubanza kumenya neza ibyo uvuga. Kugeza ubu nta bimenyetso birambuye Bebe Cool arashyira hanze bishimangira ibyo arega Jolly Mutesi, mu gihe uyu nawe akomeje gushimangira ko ari igitambo cy'uwamwiyitiriye kuri interinete. Ubujura kuri interinete bwo burakaze cyane. Ubujura kuri interinete burakorwa rwose, barakwitirira, bamara kukwitirira kuko uri umuntu uzwi cyane, kandi by'umwihariko iyo uri n'umukobwa byo biba ari akarusho. Barakwitirira bakambura abantu amafaranga yabo. Uyu nawe rero akansasira Jolly Mutesi, yiyitiriye Jolly Mutesi wa hano i Rwanda.
arya amafaranga abantu benshi cyane. Hanyuma rero wowe udukurikiranye hano kuri EYODM TV Rwanda ukande subscribe ubundi tujye tubana kenshi kandi buri munsi mu nkuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye hirya no hino. Murabizi cyane rero ko hano mu Rwanda hari kuba ibitaramo bigiye bitandukanye The Ben na Bruce Melody. Ibi bitaramo rero mo biragenda biba mu turere tugiye dutandukanye tw'u Rwanda, mu bice mu ntara enye z'u Rwanda ibitaramo biragenda biberayo. Ahangaha rero mu gihe impaka ku wahize undi mu gitaramo cya mbere cya Summer Country Tour zikomeje kuvugisha abakunzi b'umuziki, Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yongeye gutera akagozi hejuru yizeza abafana bo mu karere ka Nyagatare ko bazabona ibirenze ibyo yakoreye i Musanze. Ni amagambo rero yavugiye mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki 16 Kamena 2026 mu gihe we na Itahiwacu Bruce wamamaye nka Bruce Melody bakomeje imyiteguro y'igitaramo cya kabiri cy'uruzinduko kizabera kuri stade ya Nyagatare ku itariki 20 Kamena 2026. Iki gitaramo rero kigiye kuba nyuma y'icyabereye i Musanze cyahuriyemo ibi bihangange bibiri bikunzwe cyane mu muziki nyarwanda ndetse kigakurikirwa n'impaka ndende ku mbuga nkoranyambaga no mu biganiro by'abakunzi b'umuziki hano mu Rwanda. Bamwe bavuga ko The Ben yigaragaje kurusha Bruce Melody, abandi bakavuga ko buri umwe yakoze ibyo abafana be bari bamwitezeho. Nubwo impaka zikomeje, The Ben asaba n'utifuza kuzivamo ahubwo akomeje kongera umuriro mu buryo busa n'ubwo guhatana ariko buvanzemo gusabana no guterana urwenya hagati y'abahanzi bombi. Mu magambo yavuze ko igitaramo cya Nyagatare kizaba gifite umwihariko kuri we kuko yumva ari nko gusubira aho afite amateka n'abafana be benshi bamukunda. Yagize ati Nyagatare bizaba ari ibidasanzwe cyane kuri njye, bizaba bimeze nko kugaruka mu rugo kandi nizeye ko nzereka abafana banjye impano idasanzwe irimo muri Bruce Melody. Yego baramwumva rwose cyane ariko wenda ntibaramubona. Bruce Melody baramwumva ariko ntibaramuha, ariko nzamubamurikira kuko ni umuvandimwe wanjye muto witwa Bruce Melody. Ni Bruce Melody rero The Ben amuvuga ati muramuzi ariko ntimuramubona, ariko nzamubamurikira ku itariki 20 Kamena. Aya magambo rero yahise afatwa na benshi nk'ubundi buryo bwo kwishongora no gukomeza gucumbikiriza abafana amatsiko mbere y'uko igitaramo kiba. Haraba yahaye isura yo kwemeza ko The Ben yiyumvamo ubushobozi bwo kuganza mugenzi we ku rubyiniro, mu gihe abandi bayibonamo ubutumwa bwo gushimira no guha agaciro Bruce Melody nk'umuhanzi mugenzi we. Icyakora uko yaba asobanurwa kose ni amagambo agaragaza icyizere The Ben afite mbere yo kwerekeza i Nyagatare ndetse n'inyota yo gukomeza kwigarurira imitima y'abafana nyuma y'icyo avuga ko ari intsinzi yavanye i Musanze. Nguko rero ibya Country Tour hagati ya The Ben na Bruce Melody, ibitaramo bikomeye cyane byitwa ngo ni Summer Country Tour. Hanyuma rero reba munsi video imbere y'izina rya channel EYODM TV Rwanda handitse ijambo subscribe, uyikandeho ubundi araba ari njye nawe tuzajya tubana 5 kuri 5 hamwe na EYODM TV.